Haleluya. Dusenge. Imana iranga, Imana ikomeze kubana natwe, Imana ikomeze kutwitaho no kuturengera mu gihe gisa nk'iki kigoye abagenzi, kiruhije intwari. Uwiteka murengezi w'ubugingo bwacu, ubwihisho bwacu, ndagushimye, ndaguhimbaje, ushimiye umuteguro wawe mwiza, ushimiye kurarika kwawe, ushimiye n'umuhamagaro wawe, kuko uhamagaye uba umuzi kuko utitiranya amazina. Ushimiye rero ko wampamagaye n'ubu ukaba ukomeje kumpamagara kugira ngo nkomeze namamaze ijambo ryawe. Habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose, yaturiye kuri Imana. Ngaho nshoboza rero kugira ngo mvuge mbwirijwe nawe mu ijambo ryawe. Imana, Mwana, Mwuka Wera, babe muri jye bagwiriye, mbisabye nizeye mu butware bwa Yesu wanesha wakoze. Amen. Rero dukomeje kunezererwa Imana, kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, kandi Imana ari umurengezi, ubutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mu gihe cyose ni umurwanyi kandi akanesha. Rero ijambo mfite, ijambo rifite umutwe uvuga ngo ese ninde uzambikwa ikamba ry'ubugingo? Ese ninde umuntu uzagororerwa ni muntu ki? Umuntu uzambika ikamba ry'ubugingo ni muntu ki? Nibyo tugiye kurebera hamwe, kandi Umwuka Wera adushoboze kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Turasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 3, turasoma duhereye ku murongo wa 1 turagera no ku murongo wa 6. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Niko umutwe w'amagambo utubwiye. Aha ngaha hari i Sarudi, uhashyire urugo rwawe, uhashyire izina ryawe, uhashyire isibo yawe, uhashyire umudugudu wawe, uhashyire umurenge wawe, uhashyire akarere kawe, uhashyire intara yawe, uhashyire igihugu cyawe. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso, ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyambaro yabo, batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha ni we uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Yesu nahabwe icyubahiro.
atangije ijambo rivuga ngo ninde uzambikwa ikamba ry'ubugingo, ninde uzahabwa ingororano, ninde urwandiko ni njyewe nawe rwandikiwe, ngo ufite imyuka 7 n'inyenyeri 7 mu ntoki, aravuga ati nzi imirimo yawe, Uwiteka aranzi, Uwiteka arakuzi. Mu mibanire yawe n'abandi, mu myigishirize yawe arakuzi, uri mu guhinga arakuzi, uri gutanga amafaranga arabizi, mu kazi kose arakuzi. Ese imirimo yawe niyo gukiranuka? Ijambo riratubwiye ntabwo ari igihe ubivuze, ngo hari abantu ngo bazi yuko bariho nyamara ngo ni intumbi. Wowe uvuga ko uriho nyamara uri mu byaha, ntabwo uriho ahubwo warapfuye. Igihe gisigaje nutava mu byaha ngo uhinduke, ni urupfu rwa kabiri. Ijambo riratubwiye ngo jya uba maso ngo urinde ibisigaye bindi bigiye gupfa. Wowe munyamasengesho, mubwiriza butumwa bwiza, wowe ukiri maso, bwiza abantu ukuri bakomeze bagume ku gicaniro, bagume ku birindiro byabo, kuko hari n'ibindi bigiye gupfa. Hari abandi bagiye kuva mu byizerwa bapfe, bashobora gupfa bakava mu isi cyangwa bakapfa bakiriho, bakiri bazima. Abaririmbyi bakongera bakayivamo bakaba barapfuye bararimbutse, abanyamasengesho bakayivamo bakaba barapfuye bakaba bararimbutse, ababwiriza butumwa bakayivamo bakongera bagasubira mu businzi, mu busambanyi, mu bujura, mu buhehesi, baba bapfuye. Ngo ariko ngo mube maso, mwebwe mu gihagaze, mwebwe mu gishikamye. Kuko ari mu ishurirwa yabonye yuko nta mirimo myiza twakoze mu maso y'isumba byose. Bene data bavandimwe, iri ni ijambo rikomeye, ni twebwe ryandikiwe, ni mwebwe ni jyewe nawe ryandikiwe. Kuko muri ino minsi abantu bahinduye, abantu b'Imana bagenzi babahindura nk'ibicuruzwa. Benshi bari kubatangamo ibitambo kugira ngo bagire amaronko babona y'isi, kugira ngo bagubwe neza muri ino si, ariko iherezo ryabo ni igihe gitoya. Ngo buri muntu wese ngo yibuke ibyo yumvise n'ibyo yakiriye, areba uruhande arimwo. Ese uruhande arimwo aracyabanye n'Imana? Yewe muririmbyi, munyamasengesho, mubwiriza butumwa bwiza, ibyo wumvise n'ibyo wakira uracyabyitondera? Ese ijambo ry'Imana wumvise riracyakuyobora? Uracyaryitondera? uracyagenderwa? Uracyagendera muri ryo? Ijambo rirongera rikavuga ngo ariko ngo nutihana, ngo nzaza nk'umujura nijoro, nzagutungura ntabwo uzi igihe nzazira.
ngo kugira ngo akure igitereko kitabaza hacyo. Yesu natugirire neza, yongeye kutwibutsa aratubwiye ngo tube maso kandi turindire kugira ngo utazatungurwa. Njyewe ndiho ndabibutsa mbabwira ngo ibitunguye abagenzi bibaye byinshi, ibitunguye abaririmbyi biraje, ibitunguye abanyamasengesho biraje, ibitunguye abanyempano biraje, ibitunguye ababwirizabutumwa biraje. Ngo ariko ngo icyakora ngo mfite amazina make y'abisarudi batanduje imyambaro yabo. Mfite amazina make. Uwo ni Kristo wabivugaga yuko mu madini yose hakirimwo abaririmbyi, hakiri nk'abanyamasengesho, hakiri nk'abakristo, hakiri nk'abahanuzi, hakiri nk'ababwirizabutumwa bwiza batanduje imyambaro yabo. Ngo abo ngabo ngo nibo bazagendana nawe ngo bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Asante Yesu. Abo bagabo, bagore, abo bakobwa, abo basore, abo bakecuru, abo basaza batanduje imyenda yabo nibo bazagendana na Kristo bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Haleluya. Muririmbyi ari mwishurirwa, aririmba igihimbano cy'umwuka, aririmba ngo bambika imyambaro yera yera barayikoreye. Yesu nahabwa icyubahiro. Abo batanduje imyambaro yabo nibo bazambikwa imyenda yera, nibo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, ngo kandi sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Haleluya. Unesha niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo, kandi niwe uzambikwa imyenda yera, ngo kandi Kristo azaturira izina ry'uwo muntu wanesheje imbere y'Imana Data n'imbere y'abamarayika, kandi ngo barabikwiriye. Yewe mwene data, muvandimwe, yewe munyamasengesho, muririmbyi, mubwirizabutumwa bwiza mu Kristo, ese koko Mwuka Wera aracyakwishimira? Ese ingororano ko zije ko kuzambikwa imyenda yera kuko uyikwiriye? Ese wowe ukurikije ibyo uvuga, ukurikije uko wambara, ukurikije imikorere yawe, ubona wakwambikwa imyenda yera? Ubona Kristo yaguhamya neza yuko ukijijwe kandi ukiranutse? Umutima wawe ni umucamanza utabeshya. Vugana nawo, numara kuvugana nawo ufata icyemezo kigukwiriye. Muririmbyi yaririmbye ngo wararuhiye iki? Imisozi watereye, kwiyiriza ubusa wiyirije, amaturo watuye, ingendo wakoze, urya bose utabonye Yesu. Hindukira ufata icyemezo,
urebe nusanga hari icyagutandukanyije n'Imana, cyazatuma utambikwa umwambaro wera, cyazatuma udahabwa ikamba ry'ubugingo, cyazatuma Kristo atatura imbere ya se n'imbere y'abamarayika bera yuko wakiranutse. Uhindura ingamba, ukure byagutandukanye nawe. Numara kubikuraho, wegere Kristo yongera kwambika imbaraga. Reba neza niba ukwiriye kwambikwa imyenda yera. Reka dusenga n'Imana, kandi Uwiteka nyir'ibihe arusheho kudushoboza. Yesu umwana w'intama w'Imana, ijambo ryawe ngo unesha niwe uzambika imyenda yera, kandi ntabwo uzigera uhanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kandi ngo uzatura izina rye imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika bera. Ngo kandi itorero ry'Isarudi harimo abantu batigeze banduza imyenda yawe. Dushoboze twebwe ubwacu n'abacu bose, itorero ryawe, abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, urubyiruko, kugira ngo Data wa twese imyambaro yacu Uwiteka yaba ari ifite ibizinga, wongere uyitwambure, twambike imyambaro myiza tuzabasha gutahana muri bya birori byawe, muri igitaramo cy'abera. Ganza kuko uri umwami mwiza, uhagarike ibitavuga Imana, uhagarike ibyadukura mu buntu bwawe, uhagarike ibyadusubiza inyuma. Mwami, aho kudushoboze utugirire neza, tujye tukwizeye kubikoze mu butware bwa Data wa twese n'ubw'Umwana n'Umwuka warakoze Yesu. Amena. Shalom shalom. Rero dufite urubuga YouTube channel Pierre 250 TV. Ushatse kudukurikira, dukeneye inama, ibitekerezo, rwose turabakunda, kandi dukunda Imana, tugakunda n'abantu bayo. Rero dufatanye twamamaze kugaruka kwa Kristo, dufatanye twamamaze kugira ngo abantu bave mu bidatunganye, bige gukora neza. Imana niduhana umugisha.